nongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje kunyereka yuko dukomeje kubana nk'ibisanzwe ni ku Buvumbuzi Show. Ikiganiro nk'iki ucyumva ni ikiganiro menya byose mugezwaho na Ken Chris. Zaho inkuru ebyiri, aho iya mbere ngo nuko uyu musore witwa Khalfan ngo none yagiye kwirega iwabo wa Oxygene mu gihe bari basigaye babana. Uyu musani cyangwa se uyu muraperi Khalfan Govinda ntago yakunze kumvikana mu nkundo zigiye zitandukanye. Noneho kuri ubu ngubu yafashe icyemezo, nubwo atakoze ubukwe wenda bugaragara cyangwa se n'ibindi bijya bitandukanye, akaba kandi akunda kwikorera ibye mu ibanga, yaba ubuhanzi bwiwe ndetse no gukina filime, dore yuko byose abibasha. Noneho urukundo rwiwe yatangiye kurushyira hanze gake gake, ubwo bamwe batekerezaga yuko uyu muhungu nta rukundo agira, bimwe bavuga ngo nta gikwe cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyamara ngo afite umufasha witwa Oxygene, ari we bamaze igihe babana ndetse ashobora kuba anamutwite niba atarabyara. None ejo bundi ngo nibwo yari yagiye Rubavu yagiye kwirega, kuko niho iwabo w'uwo mukobwa. Ibi nibyo Khalfan Govinda yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ziwe ndetse no ku zindi platform ashobora kuba akoresha. Naho ku rundi ruhande turaza kuhasanga ngo aho hagati ya Bwiza na Prince Keys ngo hari intambara y'amagambo ikomeye cyane. Ngo intambara y'amagambo yatangiye gututumba hagati ya Bwiza na Prince Keys. Ibi ngibi biratangaje cyane, aho Prince Keys yari ari muri bamwe ba manager biwe ndetse banamukorera n'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ngo nyamara ngo intambara y'amagambo ngo yatangiye ngo hagati y'aba bombi. Umuhanzi Bwiza nawe ni umunyamurava, akunda gukora cyane, nta nubwo ibi bintu by'amagambo akunda kubijyamo. Ibi ngibi byatunguranye cyane, akaba ariyo mpamvu iyi nkuru nayibonye numva iteye amatsiko kandi ngomba kuyibagezaho. Gusa banza ukore subscribe maze like na share. Ibisanzwe Buvumbuzi Show, ikiganiro nk'iki ucyumva ni ikiganiro menya byose mugezwaho na Ken Chris. Kangusabe n'ubundi wowe reka ntangirane n'iyi nkuru ya Khalfan ngo wavuye kwirega iwabo w'umukobwa sheri wiwe Oxygene i Rubavu. Ati ni igikorwa cyabereye mu karere ka Rubavu kwa 29 Ugushyingo 2025, aho Khalfan aherekejwe n'ababyeyi bagiye kwirega iwabo wa Oxygene basigaye babana nk'umugore n'umugabo. Ngo nubwo bari basigaye babana nk'umugore n'umugabo nyine Khalfan na Oxygene, ariko ntago byabuje Khalfan kuba wenda yategura iki gikorwa cy'abagabo cyangwa se cy'umuntu ufite gahunda nziza cyo kwerekana yuko ari umuntu utekereza cyo kujya kwirega, maze nyuma n'ibyo by'ubukwe bikazazamo. Akaba ari byo wenda byari byamujyanye i Rubavu tariki ya 29 z'uku kwezi 2025. Ibi byaje gushimangira amakuru umubyeyi wa Khalfan yari aherutse guha igihe mu minsi ubwo yemezaga ko Khalfan ari mu myiteguro yo kujya kwirega. Burya ibi ngibi nubwo wenda benshi batari babizi, ngo umubyeyi wa Khalfan yari yaratanze aya makuru ngo ku gihe, avuga yuko ngo umuhungu we Khalfan Govinda ngo ari mu myiteguro cyangwa se yenda no kujya kwirega iwabo w'umukobwa, ngo nubwo asigaye abana n'uyu mukobwa. Nyamara byari byaramaze guhwiwiswa yuko Khalfan ngo ibye ngo abikora wagira ngo urugo rwe wagira ni brage, ariko Khalfan yerekanye yuko atari brage cyangwa se atari imikino ajya kwirega. Icyo gihe ubwo yari abajijwe niba nta makuru y'ubukwe bw'abana be, umubyeyi wa Khalfan yagize ati birakwiriye, turi kubipanga ni vuba aha, ndumva kuri 29 Ugushyingo 2025 tuzajya kwirega. Ntabwo twatunga umwana tutazi wabo, tutazi umuryango we, tugomba kugenda tukamenya umuryango, tukamenyana, hanyuma tugasabana, tugakora ibikwiriye. Ibi ngibi ngo nibyo umubyeyi wa Khalfan Govinda yatangaje igihe ati ngo ntabwo ngo ibi ngibi ngo twatunga wenda ngo umukobwa tutazi wabo, ngo nka tariki 29 2025 nyine z'uko kwezi ngo tuzagerageza tujye kureba iwabo w'umukobwa, turebe umukobwa wo dutunze ati aturuka he, turebe niba ari abantu bazima bo twasangira, maze tube twasangira ibyishimo, ngo turebe niba umuhungu wanjye atarahubutse. Uyu mubyeyi yanahishuye kandi ko nyuma yo kwirega gahunda z'ubukwe bw'umuhungu we buteguye ndetse bizamenyekana mu minsi iri imbere.
ari byo nababwiraga nyine hejuru ati nyuma yo kwirega nubwo nyine babana bitewe n'impamvu runaka wenda ko ari uko ashobora kuba amutwite cyangwa se n'izindi mpamvu zabo bwite, ngo ariko nyuma y'iki gikorwa cyangwa se nyuma yo kwirega ngo bagiye kuba bategura ibijyanye n'ubukwe bw'aba bana uko ari babiri, abe Khalfan Govinda ndetse na Oxygene. Yavuze ko kuba umuhungu we yarabanye n'umukunzi we batarakora ubukwe nta cyaha nyine cyabayeho. Hari benshi batekereza ati ni ngo kuba ngo Khalfan yarashyize uyu mukobwa Oxygene mu rugo mu buryo butandukanye, ashobora kuba wenda yarabikoze kuko yaramutwitiye cyangwa se n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye, ariko uyu mubyeyi abihakana avuga yuko ngo nta kibazo cyari cyarabayeho ndetse nta n'icyaha cyabaye hagati y'aba bana bombi. Babanye gutyo kuko bakundana, bumva ko ari cyo gihe kizima, ahubwo babicisha mu buryo bwabo, ariko ngo bari gupanga kuko bakora ubukwe. Yagize ati buriya iyo byumvikanye ko neza ntibahemukiranye bakabana neza baba banasezeranye, ibi dukora ni byo kurangiza umuhango no kugira ngo nyine tubaragize Imana be kuba abapagani. Hano umubyeyi wabo nyine umubyeyi wa Khalfan yasubije ikinyamakuru Igihe ati biriya bintu byo mwumva wenda ngo ubukwe, gusaba, gukwa n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyo ngibyo ni imihango, ngo ubundi isezerano rizima nyine ni iryahanahanywe cyangwa se iryatanzwe hagati y'abakunzi bombi, abe umukobwa n'umuhungu. Ngo naho biriya bindi byo mukora ngo kujya mu rusengero, muri dote, gusaba no gukora n'ibindi bigiye bitandukanye, ngo ni imihango isanzwe ndetse no kubaragiza Imana ntibaba abapagani, ngo naho ubundi isezerano rizima niryo baba barahanye hagati yabo. Umubyeyi wa Khalfan ariko kandi yishimira uburyo Khalfan yamaze guhinduka, agacisha bugufi, akaguma hamwe aho guhora azerera. Ati umubyeyi wa Khalfan yishimiye yuko Khalfan ngo noneho asigaye yaratuje, asigaye yibera hamwe kugira ngo ahora azerera. Nyine anishimira yuko nyine umuhungu we Khalfan anafite adresse, ubu ngubu yagize adresse. Ngayo amakuru ari kuvuga kwa Khalfan Govinda, uyu muhanzi dukunda turi benshi, uyu muhanzi w'umuraperi ndetse akaba afite n'ubushobozi bwo kuba yanakora na R&B, usibye no gukora ubuhanzi ngo anakina na filime. Uyu muhanzi muramuzi mu Muturanyi n'izindi filime zigiye zitandukanye zakunda gukina. Ikindi kandi ni umwana mwiza, ntabwo akunda kugirana amakimbirane n'abandi bahanzi. Reka ahubwo tunyarukire ku yindi nkuru nanone, ngo intambara y'amagambo ngo iri hagati ya Bwiza Emerance ndetse na Prince Kiss. Ibi ngibi biratangaje cyane, ntabwo byumvikana. Ibi ngibi yego bikunda kubaho ariko bidakabije cyane, kuko wenda ngo intambara cyangwa se ibibazo byaba hagati y'abahanzi ndetse na management zabo cyangwa se n'abo producer babo, ariko bitunguranye kukumva na Bwiza yagira ibibazo bimeze gutya, kuko Bwiza tuzi yuko ari umukozi ndetse ibye bikunda kubera mu ibanga gusa. Nyine reka mbagezeho iyi nkuru kugira ngo mubashe gusobanukirwa, ariko reka mbibutse ko ari Menya Nibi ica ku Bwenge Online TV, ngende Ken Chris. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Prince Kiss yatangije intambara kuri Bwiza n'umujyanama we nyine uhuje imfura Jean Claude, abashinja ubuhemu no kwitirira igihangano cye undi muntu utarakigizeho uruhare. Ibi byabaye nyuma y'uko Bwiza asohoye indirimbo yise Boda Boda, aho Prince Kiss yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga ze agira ati Bwiza n'umujyanama we uhuje imfura Jean Claude ndabanenga ubunyangamugayo buke, kuba mwafata igihangano cy'umuntu mukacyitirira undi nta kiguzi kibaho cyagura igihangano cy'umuntu ngo cyitirirwe undi atabizi, byitwa ubuhemu, ariko Imana itabeshya izabamporere. Hano kuvuga uko bimeze hano, uko byagenze, ngo intambara yatangijwe na Prince Kiss ngo ariko arengera igihangano cyiwe cyangwa se cy'umuhanzi ushobora kuba yarakorewe iwe, ubwo ngo ari igihangano cyitwa Boda Boda, maze Bwiza nawe asa nkaho ashishuye indirimbo, arangije ahita anayishyira kuri platform ziwe maze arabyitirira. Akaba ariyo mpamvu Prince Kiss ngo yahise atangira intambara yo ku mugaragaro
ubwo yashwanaga na Bwiza ndetse na manager wiwe ari we uhuje imfura Claude. Ati ngo biragorana cyane kukuba wenda ngo wafata igihangano cyawe ukagikora, ibingibi biba byaraciyemo nyine mu nzira zigiye zitandukanye, ngo noneho ngo iyo ubonye umuntu agifasha akakiyitirira atazi imbaraga zo wagitakajeho abizi ahubwo akabyirengagiza, ngo ibingibi birababaza cyane, ngo cyakora ngo nta kindi nabihinduraho gusa ngo birababaje cyane, ngo cyakora ngo Imana itabeshya kandi itabera izabamporere. Mu kiganiro kigufi umujyanama w'Ubwiza yagiranye n'Igihe yavuze ko nyine atumva impamvu Prince Kiss yanditse ayo magambo, kuko we icyo akeka ko ari uko bagaragaje ko indirimbo yayifatanyije na Loda. Hano ngo usibye ngo ni nka kwa kundi usanga wenda nk'umuhanzi yarakoze wenda nk'indirimbo ukaba wakongeramo n'ibindi bice ariko ukayifatanya n'uwo nguwo maze ukaba wamwishyura amafaranga runaka. Hano ngo ntabwo ari igihangano cyo bafashe baraterura, ahubwo bafashe Loda nyine wagikoze aba ari we bakorana, maze ibingibi bibabaza Prince Kiss binatuma asakuza cyane. Yagize ati uburiya ni Jean Claude nyine uhuje imfura, manager wa Bwiza. We yagize ati sinzi impamvu wenda ni we wabivuga neza, icyo nkeka ni uko yababajwe n'uko twagaragaje ko indirimbo yayifatanyije na Loda. Gusa niko kuri, umuhungu yadutangiriye indirimbo igeze hagati turamubura burundu, biba ngombwa ko we ubwe atubwira ko yaduha umushinga wayo nyine tukawurangiza aho dushaka. Sinumva rero icyamubabaje kuko yaba Loda wayirangije nawe ubwe twabashimiye imirimo yabo kuri iyi ndirimbo. Ngayo nguko bimeze, ngo Loda yagerageje gukorana na Bwiza indirimbo, ariko Loda yageze aho bitewe n'imishinga aba yifite cyangwa se n'ibindi bibazo ageraho asa nkaho abuze burundu. Abangaba ngo baramutegereza ndetse baranandikiranaga akababwira yuko isaha n'isaha ashobora kuza cyangwa se akanabana n'iminsi. Abonye noneho ko bitazakunda aravuga ati noneho icyo gihangano cyanjye nta kibazo, muzagikomeze, nta kibazo mbifiteho. Loda nk'umuntu nyine washyizemo ijwi ryewe cyangwa se watangiye iki gihangano akagikomezanya na Bwiza Emerance, we nta kibazo afite, ahubwo Prince Kiss niwe ngo ufite iki kibazo. Ku rundi ruhande urebye indirimbo ubona ahashyirwa amazina y'abashimirwa kuyigiramo uruhare. Uyu muhanzi yashimiye Prince Kiss na Loda avuga ko bayikozeho, anashimira Bob Pro watunganyije amajwi yayo, mu gihe John Ella ari we watunganyije amashusho yayo. Ngo nyamara nubwo Prince Kiss ngo ari gusakuza cyane ndetse yanarakaye anabigaragaza, ngo muri iki gihangano cyangwa se kuri video nka kuriya ibirangira bashimira abayigizemo uruhare. Ngo Bwiza yanditseho yuko ashimira Prince Kiss, Bobo Pro, Loda, John Ella n'abandi bagiye batandukanye bayigizemo uruhare. Ngo ntago yumva ngo uburyo ngo Prince Kiss yaba yaragize ikibazo kandi nawe yaragaragajwe nk'uwagize uruhare muri iyi ndirimbo. Ikindi kandi iki gihangano ngo kikaba cyarashyizwe kuri platform za Bwiza yabanje kubimenyesha Prince Kiss. Ni mu gihe mu ndirimbo Bwiza we ashimira Loda wenyine, ibikekwa ko ari byo byababaje Prince Kiss, nubwo mu nshuro zose twagerageje guhamagara uyu musore atigeze yitaba telefone ye igendanwa. Ngayo amakuru nari nabateguriye. Inkuru ya mbere ngo nuko umuhanzi Khalfan Govinda ngo yagiye ejo bundi ngo aherutse Rubavu, ngo ubwo yari yagiye kwirega ngo kwa nyine iwabo wa Oxygene, noneho bagatangira kubana mu buryo bunyuze mu mategeko, babanaga noneho mu buryo butazwi. Nanone indi nkuru ngo ni intambara y'amagambo yari hagati ya Prince Kiss ndetse na Bwiza, aho Prince Kiss yavuze ati Imana ihora izabamporere, kuko ngo gufata igihangano cy'undi muntu ukaba wakitirira ngo ibi bintu birababaje cyane, kandi ngo ibingibi ngo biba byarasabye imbaraga nyinshi cyane. Nk'ibisanzwe mugezwaho na Ken Chris, kangusabe n'ubundi wowe utarakora subscribe ko wayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro bigiye bibasha kukugeraho, ibiganiro byiza nk'ibi maze bigere kure hashoboka.